ndagutekereza nkafata telefone, mwebwe mwumva telefone mukeka ko ari izo za mobile zanyu ari za WhatsApp ya mobile. Ndagira ngo umenyeshe yuko telefone mobile ije ku rwego rw'isejo bundi na Habyarimana wayoboraga igihugu nkeka yarapfuye atari yakoresha mobile. Shobora ko yaramusaza Kirusu n'umwana we mutoye uriya Sofia, shobora kuba turi nko mu myaka imwe cyangwa mu ruta ko nabonaga arakana gatoye kandi yabaga avuye mu giturage. Mu kubabara na Bonani ntibagireho. Nuvuga ngo rero ikintu cyatumaga umuntu amenya Bonani nuko gushamaduka kumva ko ari umunsi udasanzwe, ariko uba bafite agafaranga nk'icyo gihe byakubwaga nibwo habaga orchestre nyinshi zakoreshaga ibyo bitaga concert. No kuri mbona cano turagarutse, twizere ko umwaka mu matangiye kumenyera muri izi ntangiriro z'umwaka. Turabasuhuza mwese iyo muba muri abari mu majyaruguru, mu majyepfo, uburasirazuba, uburengerazuba bw'u Rwanda no mu mujyi wa Kigali. Teka duhera hafi yacu ujya gutera uburezi arabwibanza tugasuhuza abantu bumva kino kirimi gihe nsigaye nita ikinyarwanda Burundi, kuko ari umurundi aracyumva, ari umunyarwanda aracyumva. Mbonera gusuhuza abarundi bose iyo bava bakagera bamenye ukuri mbona. Muradukunda kandi murabitwereka muri commentaire. Ndasuhuza abantu baba muri Uganda, baba abanyarwanda bariyo, baba abandi nabo bumva ikinyarwanda. Turasuhuza abantu bo mu Kivu y'amajyaruguru n'amajyepfo, aba Rucuru, aba Beni, bari hariya mu misozi y'Umurenge, barangwa n'urukundo hagati yabo. Tubasaba iteka ngo muzaze mutwigisha natwe uburyo twakunda nako tuvuga ururimi rumwe, ariko twebwe wapi twihugiyeho turacagagurana. Turasuhuza abantu bose ariko inshuti zo muryango ukuri mbona bari mu diaspora igizwe n'abari mu Bubiligi, muri Canada, Amerika, mu bihugu Scandinave, barahari hose, bari mu Bushinwa, bari mu bihugu by'Abarabu, hari abari Israel bansuhuza buri gihe, Australia simbibagiwe, abari Zambia ngo kukina bibagiwe, abari Mozambique, Malawi, South Africa. Muri henshi turabizi kandi ni byiza kugira umuryango mugari. Harimo byinshi tutajya duhuza, ndi kuvuga twebwe nk'abavandimwe, ariko niko bimeze kandi nta kindi kizabikemura nuko kuri. Ngewe rero muswa nta hantu mbogamiye. Iki kiganiro nkikomoje bitewe na cya kiganiro nababwiye cy'urungano. Kiriya kiganiro cy'urungano rwabayeho rwiza umwaka wa 8, urungano twabonye ingoma nka zingahe, rwabayebonye ingoma ya Memere ni dehero n'ingoma ya FPR. Abantu barambaza bati watubwiye kuri bya bindi twikundira, dore yuko twikundira muzika, twikundira umupira. Ndababwira ntabwo ibi byari ibintu nshaka njya gukora ubushakashatsi, sinzajya gukora ubucukumbuzi, ahubwo ni ibintu kubera kifite ubwonko butari bwajyamo ibintu byinshi cyane uretse agahinda kagiyemo. Ubwonko bwanjye buribuka cyane, ikintu ushobora kwibagirwa keretse nanyweye doze, hari ikintu cyambonka kibagirwa, ariko iyo myaka yose nanyweye doze umuntu anywa ni ibibazo muba mumutera, ariko bya giti mu jisho bya biremwa by'umwijima KGB ririmba nibyo mbambwira. Byo biremwa by'umwijima bidashaka umuntu avuga ibyo agomba kuvuga, byashyizeho ko ari ibyemerewe kuvuga n'ibyemerewe bitemerewe kuvugwa. Ubwo rero mwambajije ku bintu by'umuziki nayo nababwiye nti twajyaga tukanyuzaho, twajyaga muri boom nge sinabishoboraga na rishayi, tukagira ibyo bita patronage n'ubu birahari. Twa boom tukaba boom zakunda kuba mu basegonderi, bagakubitamo za Alphonsine ariko izo ni za vuba, za Oliver Ngoma, hahandi babita ingwatira, abantu bakagwatirana rwose, byari biryoshye. Ariko itumanaho rikanga, abantu bakandikirana ububaruwa ukazagasiga munsi y'igiti. Mujya mwumva Karemera Rodrigue indirimbo yitwa ngo ndakwibuka, ngo ndagutekereza nkafata telefone. Mwebwe mwumva telefone mukeka ko ari izo za mobile zanyu ari za WhatsApp ya mobile. Ndagira ngo umenyeshe yuko telefone mobile ije ku rwego rw'isejo bundi na Habyarimana wayoboraga igihugu nkeka yarapfuye atari yakoresha mobile.
ushobora kuba yarakoresheje icyombo gusa cya gisirikare, bitavuga ngo wakwiseka kubera muri iyo myaka utarayikoresheje. Mba ntanga ingero kugira ngo nk'umwereke n'ibikomerezwa ukuntu byari bimeze. Ntiwakubwira ngo hari umuntu uze ngo internet ngo mbere y'ikenda na karindwi hano mu Rwanda nta wayikoreshaga. Sagwa ari u Rwanda ruba rwashyizemo ingufu gusa, ntabwo ari Afurika gusa, ni ikintu kiba cyakwiriye hose. Nk'uko iyo babonye urukingo bakingira amahanga yose bahereye kuri akomeye, na mobile buriya zijeje ejo bundi sinateza ibibazo. Buriya ngo mu ntambara nyinshi tubona muri tuno duce hari amabuye y'agaciro yatumye izi mobile zikorwa, bavana hehe na hehe ayo mabuye agatuma aboneka hamenetse amaraso atukura. Ibi uva nanjye mva n'undi wese yava bamujombye. Tujye rero kuri muzika. Kuri muzika abantu bambaje se guma yabagaho? Ntabwo yabagaho. Ubu misi byo byabaye 92 n'93. Hari amaze kuba misi babiri, 94 hari habaye abamisi babiri. Ama orchestre rero nta hano numva bavuga bande, ubukano kaje bafite bande na groupe. Ariko niyo mpamvu wo kusanga kenshi bajya muri studio bagakora muzika yabo, ikaza ijya kuba flash, indirimbo imushwa kuyibona. Kera ndumva indirimbo mutarayibonaga, byabasaga bagakuzakora indirimbo nyinshi. Twakoreshaga ibintu bitaga cassette rwose yindi baturuna. Mukambaza mutere muzika yari meze guti, ngewe njya kumenya ubwenge sinza bambanjirije, ariko hari abantu bari bazi kuririmba rwose. Ngewe nakurikizana izi ndirimbo babwagenda nazibitse. Orchestre impara niyo wavuga mu kugira produit nyinshi, kuko babyitaga volume menyari nka album, ngo bafite bageze kuri volume ya 10 bakoze indirimbo nyinshi. Orchestre impara n'imparage, ariko imparage nta nizo nsi. Ngiye numva bavuga imparage kano kajya nkababona, ariko nambere ko ntago zabonekaga cyane. Ngira ngo ubwo se imparage yaba ari uriya mugore wa Sebanani, uko impara yageze biranasenyuka muri 90. Yes, 89. Ariko mbere yo gusenyuka impara, cyambere cyarangaga impara yakunze gukora muzika itari mu mujyi wa Kigali gusa. Ni nayo mpamvu yakunzwe. Niyo mpamvu umuzumva umugani bavuga ngo nta cyabuza gucuranga nk'impara, nta cyabuza gucuranga kw'impara ibintu nk'ibyo. Impara zaheraga hano i Kigali, zikaba zirahagiye zikajya kuri paruwasi ya Hehe, zikajya mu Shubi, ukumva impara ku cyase Makamba. Nuvuga ngo isi Rwanda rwose impara zarahazengurutse. Abantu bari bagize impara, niba mbibuka, hariho twari duturanye ari ku Gitega, ariko sinzi wasigaye atuye uriya bita, niba atari Mimira Rose ni Pepera Rose, ariko ubundi bamwita Sebigeri Paul. Sebigeri yacurangaga no baracuranga, niwe muntu, ni abantu babiri bashobora kuba bakiriho. Ariko abo bantu bose ikintu cyabarangaga, Sebigeri yacurangaga. Ndibuka ari umukobwa ndumva atungana mu myaka. Aho batandukanye n'aba bahanzi ba hano ubona bakora amadega n'iki, hafi ya bose babaga ari abagabo kandi bafite biyubashye. Sebigeri baga bafite imodoka, Sebanani akora kuri Radio Rwanda afite imodoka, Agasasira ari we Sosomado nawe afite imibereho, Karira wanjenje ari umuntu waho usa nkaho wenda nivo ya dikasita, ariko me mu mpara ni Tubirando yari bateri. Tubirando yajyaga gacuruza imyenda, ko Tubirando nyine byanamurangiranye nabi, ko Tubirando yageze aho impara zarasenyutse yajya no mu bintu by'uburara. Tubirando akajya afata atera kaci. Nimuzajya bavuga ngo uriya muntu ni igitubi, biva kuri Tubirando. Tubi ni nkuko bavuga kibonge cy'ubu ngubu. Ngira ngo wigeze kuba kibonge, abantu bose bavuga umuntu nini bamwita kibonge. Ibyo ni systeme y'igisirikare, ariko n'ubyanigizwa biradukwira. Twayiza ni mukotanya yizanye. Nani Tubi Kera yakubitaga ingoma bien papa kikazi kubita cyavanyemo n'imyenda. None ari kinini cyane. Abantu barebye filime za Micacu na Trinita, ni nka cyami cacu. None abantu bati dore Tubirando noho byavuye baturi igitubi, nanjye bageze bajyaga banyita ngo ndi igitubi kintu kibyibushye. Iyo ni orchestre impara bigasa nkaho yari y'Urwanda ya systeme gutera, kuko hari urukerereza na rwari ruriho. Ariko mu ndirimbo zikomeye z'injyana igezweho, ko ari indirimbo bakuririmbiye nka
nka perezida wari uriho yitwa gira yubire nziza mubyeyi w'u Rwanda. Iyo ndirimbo bahitaga babafata ngo bakabatungura bakahita bayikora. Hari indirimbo ya Mobutu yaje mu Rwanda 87 cyangwa 86 yitwa ngo kaze neza mu Rwanda rwacu wowe Mobutu. Bamenya gucuranga ibintu bigezweho. Ahubwo hari indi orchestre twakwita nkaho yari bare ya komine Nyarugenge yitwa Imararungu. Imararungu bo bari bazi gucuranga ariko bashyiramo umuco, bazi no kubyina. Hakaza orchestre rero bonahira n'ahantu zabaga orchestre ya Nyampinga y'Ibutare, yageze ivamo bamwe bajya no mu Ngeri. Akaza na Impesa hari y'Ibutare, akaza orchestre Lewitanja ni Kigali, akaza orchestre Ingeri y'Igisenyi, akaza orchestre amabano cyangwa n'abarundi bari baririmbye ngo mukungwa sport yegukanye ishema nisheja. Iyo no orchestre yari ya mu Ruhengeri. Ikigari rero zari nyinshi, bano bansira babita Citade, abandi n'ibandi orchestre nyinshi. Ariko ama event yabagaho wenda aratuma nibuka n'uburyo nabibabwira. Ibi bimeze nkaguma bafite kureba umuhanzi wa mbere. Ubundi umuhanzi wa mbere ukuntu yabaga byari byiza, habaga ikintu bitaga iserukiramuco ry'amahoro ryaberaga Igisenyi. Iryo serukiramuco ry'amahoro ryatwawe inshuro 3 niba mbyibuka na orchestre Mararungu, ko babaga bazi umuco. Impara nubwo baba twakora ababiri ntibashobora no gukinisha guhatana, bo bakoraga ikintu cyo bita kuririmba, bagashimisha abantu abavuye Gisenyi, Goma niki n'aba bayemeneye bajyaga baza cyangwa bakigangana bayemeneye. Imararungu niho abantu bari bazi indirimbo z'umuco. Undi muntu watwaye iserukiramuco ry'amahoro ni umuntu bigabo nyakwigendera bitabizi Mungu Diodone n'umugore witwa Agnes. Ababa batabizi hari indirimbo bita ngo iraje munini bwangu iyehe. Iyo ndirimbo ni indirimbo babaga bavuga n'inzofa baririmba umuntu nyine baguye muri genocide. Ariko uretse nawe hari n'abandi twibaza use nka Sebanani, umuntu nka Karimera Rodrigue. Hari igihe wibaza cyangwa uyu Roti ukibaza abantu ukuntu bari bigoryi. Bari abantu uburyo bashimishaga abantu nta kuvuga ukuntu umuntu yaba yarabishe rwose. Ikintu cyashoboraga kuba washobora kubafata ukabujyana iwe bakajya bagucurangira bakagutsetsa. Hari ikindi wizeye victoire nta mpamvu yo gufata umuntu nka Sebanani ngo mwici. Hari leta z'ibigoryi, hari abantu bumva ko ibintu byose ari ukwica. Ubwo ni ubugoryi cyane. Umuntu ukaba ari umuhanga ukabaze wamufasha ukamwexploiter akagukorera, ariko kwica nka Sebanani wasitaga kuriya. Yego impamvu mbyebutse ni bizi Mungu Diodone kwendaga gusa nka papa, ko na papa bajyaga bavuga ngo barasa kubera gahara afite uruhara. Nanjye ubu niho ndi kugana nabinjiyemo, ariko bo ntibiyogosheshaga cyane, aho twebwe twiyogoshesha buri munsi ku buryo umuntu atarubona. Ubwo naribabwiye. Hakaba ikindi kintu cyabaga cyatangiye 85 gutyo yo mu rugo twabijyagamo baduhembye twagize amanota meza. Hano kuri regional yakaza ikintu bitaga festival, n'ubwo yatwaraga iminsi 3 guhera ku wa gatanu kuzajya ku cyumweru. Cyabaye nk'inshuro 5 ho ntabwo bizasaga nk'amarushanwa. Mwararimbaga bitewe no kuba gukunda ugacuranga indirimbo nyinshi. Vuga habaga arimo korali do Kigali buriya ni ya kera, korali y'abadive sinzi ukuntu bayita baba ambassadors. Ibyo nabisho ubundi ni indi korali ni baririmbye ngo tunda ryabujijwe Imana niryora abatwara mu ntabwo mbazi. Ariko mu bacurangaga Sofia yaracurangaga naramubonaga. Yazaga ari akana gato ari kumwe na se witwa Kirusu. Ari akana gato bakagenda niba karategaga inkoko sinzi ibintu bategaga bagagashyiramo amafaranga, ko bagiraga impuhwe z'umusaza Kirusu n'umwana we mutoye. Uriya Sofia ishobora kuba turi nko mu myaka imwe cyangwa mu ruta, ko nabonaga ari akana gatoya kandi yabaga avuye mu giturage.
bose mu by'ukuri banyuragaho abakubita imiziki igezweho. Hari abitwaga bazinga ejo rirabigoranye n'umuntu arumirwa wa wundi bajyaga baririmba ngo iri place iri nyamijose ngo shemutwe ngo zingaro n'abantu bari aho babaga bavuye n'iburayi bazi gucuranga. Ariko dore ukuntu bacurangaga babaga ari ibyuma nigeze no kuva babivuga babihigo yuko ngo bananganaga buriya basigaga baragucomokoreye ntucurange neza. Ibyuma byabaga ari bimwe ngira ngo bya ministeri bikaba biri hariya umuziki ugatangira uko babipanze. Ariko impara kugira ngo biryoye agomba kuba ari ya nyuma hari impara n'abamararungu. Ariko buriya referose barabakundaga nabo cyane na Nyampinga na Lewitange. Abantu ku giti cyabo yari Masabo cyane cyane. Nkuru nziza ntabwo nigeze mubona usanze ko ari umuntu uteye ubwoba. Nkuru nziza Masabo byumvore Masabo icyo gihe yari afite tekinike abantu batumvaga ataye kuri mu university ko Masabo yize university yari n'umukozi ureke babandi. Hari abantu bishije kabisa nk'umuntu ujumboza ngo nk'ibi bintu biri gukora ngo hari ibintu usanzwe ukora ngo hari urwego tugufata. Masabo ko yacurangaga gitari ikibazo kiri ryambabaje ko yakinaga volley ikibazo kiri mu byo bukora. Ahubwo mwebwe mwiyemeje gutsikamira ikinyoma gusa umuntu yavuga kuri wa nuko Masabo yaracurangaga. Ariko Masabo kuntu twamukundaga Masabo nta wari uzi sente uko imeze cyari cyo. Masabo yazanaga sente ye ifite ingoma zicuranze none yashyira amatwi tukuva Masabo ari gucuranga gitari ariko ntitumenye izi ngoma zindi iyi beat iri kuva he. Uwo ni Masabo. Na byumvore ngira ngo nibwo yaragitangira. Rega byumvore menya atarakuze cyane adakuze cyane buriya. Byumvore yatangiye kubona ibintu ko byari biri kugenda bibacuranga umurage ngira ngo ni 8 na twe twamumenye ngira ngo ni 8 na 8. So na byumvore tukamukunda. Byumvore nawe yaracurangaga bitewe nuko anabana n'ubumuga abantu bakunda kujya kumufasha wumva gufashije umuntu. Ibyo byari muri Muzika recording bakoraga. Impara yagiraga studio yitwa Music Fabric bamaje gukorera bose muri Radio Rwanda arimo studio. Aho rero ni naho bitandukaniye n'ibyo cyane ibyo bita giti ruswa iri mu bahanzi no kwimika bamwe b'ubugoryi bafite ubuhanzi bw'ubugoryi bagahoraho kubera uburyo system bibafasha. Hariya nta kuntu system iko yari imeze buri muntu yari afite amahirwa ngana. Nuvuga ngo mwarazaga ukishyura studio ya Radio Rwanda ugacuranga indirimbo ufite niba ari 100 mukazi kubita ko nta muntu wasubiraga mu yo wakororaga afite buri mu gihugu njya muri studio urakorora bakabivanamo bagafata kandi gapandeho niba bikoraga. Washobora gukora nyo zose mukarangiza bakahita bazishyira kuri Radio Rwanda zose. Noneho abantu nibo bacaga urubanze gusaba indirimbo byabaga ku kabiri aho bane kabiri. Ibyo nibukaga byari ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ariko menya n'ikindi giye kubera niho mu rugo babaga numva bari gucuranga radio. Ko mu byumve twebwe radio yari nka televiziyo y'ikige nta muntu. U Rwanda ntabwo rwagiraga televiziyo. U Rwanda ruri mu bihugu bibiri bya nyuma byabonye televiziyo muri Afrika. Uburundi bagize televiziyo igihe kirekire ariko turabana dore ko batubwiraga yuko hari abantu bagerageje gufasha u Rwanda n'u Burundi at the same time babahitishamo ikintu bafata. Habyara ngo ahitamo ko bamwubakira stade Amahoro binyuze mu Bashinwa. Ni Burundi ngo ko bikundiraga kuryoshya bahitamo ka televiziyo. Bituma tuza turabanyuma tubanziriza igihugu kimwe ntibuka mu kubona televiziyo. Televiziyo ngira ngo yafungutse bwa mbere kuri Bonane yo muri 91. Ndibaza ko nabyirutse mbona Bonane biri shyushye cyane. Hari ikihe kibazo? Bonane y'iki gihe arega abantu baciye akenge ho gatoya cyangwa babaye Nyarugenge cyangwa babaye n'abagome. Ntabwo navuga ko bose bakennye. Urumva mbere nka kera ako kanyamaswa kitwaga iboneka rimwe Bonane rwose waguraga umwenda ukawubika mwiza cyane bakawarya inyama ariko badasanzwe bazirya. Ino abantu kano kanya abantu bamerewe neza birirwa muri Bonane ya buri munsi ku buryo ntibizagushitura. Abakene bo birirwa mu gisibo birirwa mu kubabara na Bonane ntibagireho. Nuvuga ngo rero ikintu cyatumaga umuntu amenya Bonane
nuko gushamaduka kumva ko ari umunsi udasanzwe ariko baba bafite agafaranga nk'icyo gihe byakubwiraga nibwo habaga orchestre nyinshi zakoreshaga ibyo bitaga konseri kabisa impara regional bagacuranga setandere bagacuranga hari utubara abantu bajyaga babyiniramo hariya kwa barewone nihehera music hari ukuntu nyanabyiye bagirwa za kaferi aho ngaho za Cosmos yagezweho urumva mu by'ukuri muzika nuko yari imeze kandi bakaba baratungwaga no kuyikwara ikundaga kuruta ko ibatunga cyane iby'impara abantu ntibabimenye nyine impara yageze ishwana nanuze ko buriya Sebigeri ni wabubiza ko nabo buriya barega bamwe bakurura banishyira naba abantu batazakubeshya ngo bamaze igihe iyo bakwitanye n'umuntu utazi amateka rye bakubeshya jewe sizi nigeze kumva shusha avuga ngo hari indirimbo ya Ragere ngo kuva nyivuka sinigeze mbona mama wambyaye yaravuze ngo iriya ndirimbo ya Ragere ngo yariye ngo ari kubera ko nta wundi muntu hari ashobora kubabeshya abana bato no mu ma orchestre buri muntu yabagaze ikintu kimwe shusha zigucuranga gitari ntabwo yarazi kuririmba niba nabizi ntabwo yaririmbaga kabisa urumva Sebanani niwe waririmbaga na Soso ntabwo buriya Paul yaza ngo tubwire ubu yaririmba kwazi indirimbo zabo yari kuri gitari bate ntabwo tubiye cyo ko hari indirimbo yaririmba so kubera ko Ragere yapfuye abafite ukuntu abantu biyitirira ibintu biyitirira ibintu bo ariko ko nta bantu baza ngo babiganire cyangwa bakabyihorera impara rero ijya gusenyuka ngira ngo yasenywe nuko ntuze yajyanye ibikoresho ngo iwabo ise ko nayo yacurangaga Soso na Kari Wanjenje batwara ibikoresho na nyakwigendera Sebanani acurangana n'umugore we zira ndirimbo z'agasusuruko n'ibiki impara ubwo birasenyutse nta nubwo yongeye kubaho ibayeho ejo bundi indi yayishibutseho kwirimo abantu babiri bari original ubwo bafite uburenganzira harimo umwe ucuranga trompete na Sebigeri Paul ibyo umupira rero nabyo uti byari bimeze guti umupira barawukunda ndagira ngo mbabwize ukuri ko umupira aya makipe Manchester Arsenal ntago ino twari tubizi mu Rwanda abari babizi ni bake ko twagiraga radio Rwanda yacishagaho urubuga rw'imukino kuwa mbere no kuwa gatandatu bagiraga gute barazivugaga nta muntu wabyitagaho abantu bakundaga umupira wacu donc abantu batazabeshyanya ko ubwenge afite burabinyereka nta n'ikipe yigeze ikomera cyane ko hari ibikombe bibiri bikomeye hari igikombe twageranya nk'iki cy'amahoro kuko buriya mbere 94 umunsi wakwita w'intsinzi wabo wabaga ari 5 juillet igihe Habyarimana yafatiye ubutegetsi tariki ntabwo zahinduranyije cyane ubu umunsi ngo kubora igihugu ni tariki enye zirasa neza kiriya gikombe gusa nicyo cyari gifite amafaranga menshi cyari gifite miliyoni nyinshi bavuga ngo ni 2 cyangwa 3 yako yari menshi cyane y'icyo gihe so ikipe yagitwaye iyo agitwaraga babyitaga burundu ikipe yashoye kugitwara burundu imwe byaza ngo gitware gatatu ubwa gatatu cyabaga burundu ikipe yagitwaye burundu ni Rayon Sport yes nagitwara kera cyane muri za gira ngo yitwaye burundu nk'inani na kane gutyo ko inani na gatanu ni Kiyovu yagitwaye inani gatandatu ni Mukura itsinze Pantheon ara na wirebeye ku bitego 2-1 hano regional ni igitego kimwe cyatsinzwe no witwaga njya bavuga shanga sanga barana hari cyangwa abana babo bakanyisuhuriza hari umutipe wari warize ntari muri Faraji Asumani Faraji yakubise ntuza bagitaga ngo gukimba letere cyangwa kufra harimo Rutayisire harimo icyo yatsinze na niba ari natigana umuntu nk'uwo cyo gihe ubwo umwataka wari ukomeye yingiro nsanga bafite Ndamage Jire mukongomani bafite Gashira bake umunyezamu batigana barimo abo ngabo Faraji yari munuza Pantheon agishweka nabejo bundi gishweka Faustin yaje ari muri Rwanda FC inyuma y'94 95 ntuza ya Pantheon yari ifite ba Vita ba Metre ba Ngabonzima hari uwo bitaga Ndera w'igika Habibu abantu nkabo so rwose bukuri igitwaye Pantheon 2-1 inani na karindwi Pantheon irongera igitwara Mukura
icyo bita igitego cyatsinzwe kimwe cya mbere kinjiye muri stade Amahoro, nibwo barafungura stade Amahoro. Icyo gyapfuye ngo n'umuntu yarahanutse yidunda hasi. Nuko ubwo Panthère iragitwara. Panthère subwo ni bwari ubwa kabiri gitwaye ahubwo 85 Panthère imenya yarakinnye 84 cyanga Panthère yakinnye na Ikigoryi, ni ikipe zose zari z'abasirikare baranganya batera penalty, nta matara twagiraga, biba ngombwa ko umupira bawusubika bawukina bukeye ahari. Panthère itsinda Ikigoryi 2. Ubwo Panthère yagitwaye bwa kabiri 87, 88 Reyo igitwara Espoir 89 gusa igikombe cya nyuma cyatwawe na Mukura itsinze Style. Cyatwaye na Mukura itsinze Style. Urubuga rw'imikino rero rwabaga kuwa mbere saa moya n'igice kugera saa 2 z'ijoro, zirukongera rukaba guhera saa 7 n'igice kugera saa 8 kuwa gatandatu. Abantu bakundaga kudukundisha umupira harimo nyakwigendera Karinda, cyangwa sinzi niba nyakwigendera Karinda Viateur, harimo Kabendera Shinani ise wa Tijara Kabendera, uri yavugaga igiswahili n'ubundi akadukundisha umupira cyane. Nawe yakunda kuvuga ngo Black Panther, tutazi Black Panther bivuga ngo Panthère Noire, Black Panther. Yara ntawe twari tutaramenya icyongereza, menya mu giswahili bayita Black Panther nyine, ariko twari tuzi Black Panther. Panthère Noire yakoze amateka, ni ikipe yari y'abasirikare ariko itarimo abasirikare gusa. Umusirikare byageze ubwo umusirikare kinagamo yari ingabo nzima, metre yakinyemo. Mu by'ukuri yari ikipe y'abasirikare nkuko tuvuga pire ko ari y'abasirikare, kandi ugasanga nta n'umusirikare urimo. Ahubwo iyo twageranya nk'iriya marine menye ibamo abasirikare na Ikigoryi yagiraga abanyarwanda bose, bari abanyarwanda bose b'abasirikare. Urumva amakipe yo hanze yazaga mu Rwanda yaratsindaga cyane. We wambazaga umupira kuki tutamenyaga za Manchester cyangwa iki, uvuga ngo Espoir yarakinaga ukabona abantu buzuye. Flash yari Gitarama, Reyo iri hariya hafi ya Gitarama ugenda na za Rusatira, Mukura hariya ibutari mu mujyi. Noneho abantu bakundaga cyane imipira yiwabo, imipira y'amasegiteri. Kano kanya tuzi yuko ngo APR yari ikomera na Reyo, ya Panthère yabaga ikomeye, Kiyovu nayo yagiraga abafana benshi hano Kigali, amakipe yose yarakomeye. Noneho abantu bagashyira ingufu cyane mu bana baraho ngaho. Abana baturukaga, hari abana bakinaga hariya za Gikondo, abana bagakina za Kabusuzu, abana bagakina Gisenyi, hakaba pepiniyeri. Umupira ukajyamo ingufu cyane wino, ariko tukaba tutari updated, nta makuru twamenyaga. Kurya ikipe yigeze kuza y'Abarusiya itsinda amakipe yose, kurya yahuye na Ikigoryi itsinda 20, ihuye na Panthère yitsinda Kiyovu 10, Panthère 8. Icyo gihe Mukura amenye ariyo yatsinze 4 cyangwa 3 na Reyo 3. Urumva kubera iki? So uko buriya twari n'abaswa, ahubwo nuko wasangaga nko aho baterera kufura utahazi, nta bantu barebaga imipira. Urumva ikipe y'u Rwanda, ikipe twigeze gutsinda bikomeye byari bizwi ni iyi ngiyi yitwa Wagadi, niyo muri Somalia, niyo Panthère yatsinze 3. Ariko ibintu byari bitangiye kuba byiza, gusa nta byera ngo de kuri iriya kipe nyine ya 94 yaba hariya mu nyine baba Batista babyungura, bari abajyanye na yaririmbo barimba ngo mbabarira, yarabaga tugatsindwa, twaratsirwaga ko abantu bakiyakira. Nagiko oya twari byumvaga ku maradiyo, uzi ko umuntu abivuga kuri radio yabaga ari kubira kuri televiziyo handi hantu. Oya ntago oya ibyo ntago byageze. Oya bahitaga bavamo kabisa. Urumva nk'ubwo Panthère itsinda icyo gihe yaratsinze, ubukurikiye itsinze Wagadi, sinzi ikipe byahuye. Hari n'indi yitwa Mbabane nayo bigeze gutsinda hari. Ibintu nk'ibyo nuvuga ngo ku rwego national umupira warakundwaga cyane. Ku rwego mpuzamahanga bakaba bari hasi kuko ntago bari bazi kugura amafaranga ngo bikogere publicité nk'ubu, bagirana imibano n'andi makipe akomeye, bazana abakinnyi bahenze cyane. Oya ariko ugasanga n'umukecuru wo mu karere kanakaza umukinnyi w'iwabo. Hari igihe mukungwa yageze gukina, ije gukina icyo bita finale na Etincelle, igikombe cyurusha ibindi, Zigiranyirazo za akodesha iyo bitaga Onatracom, bisi zose zizana abaturage. Urumva ariko ubu ikiriho cyo hari amakipe 2 gusa. Urumva hari amakipe 2 cyangwa 3, hari APR, hari Reyo,
iyindi se ni gasogi kubera kenesi urumva, ariko tuzi iby'ahandi cyane, ariko kugira ngo umupira ubino tujye kureba birage. Icyo gihe uko byari bimeze, abantu bakunda kureba umupira nko gusohoka ngo bagiye kureba umupira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wenda ibyo nibuka by'icyo gihe, tuzavuga n'ibindi, ngira ngo iminota irahagije, twakomeza kubabwira mukishemana natwe, dushimira ko umwaka twawutangiye aho tugeze, ingamba nziza nyinshi. Umwaka mushya muhire, na n'ubu turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Turabibutsa gukora subscribe, share, like, ubwire n'abandi, shyiraho comment niba ubona ari nziza ifite izatwungura. Ciao ciao, God bless. Habaho kuvuka no gutabaruka, igihe wavutse burya uzataha. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha ntimuzababare. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha ntimuzatungurwe. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha naguhangayika. Ngezataha mw'ishuri shabiro, agahinda n'inzara bibayo, mihangayiko hakuna na wa muvumo shingano hakuna. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha ntimuzababare. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha ntimuzatungurwe. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha naguhangayika. Sinzataha nka bimwe bya Yari, njye nzataha nk'abandi bose. Nzazira indwara cyangwa impanuka, ukwiyahura cyangwa Babiloni. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha ntimuzababare. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha ntimuzatungurwe. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha naguhangayika. Gishimbona bincira amarenga ko gutaha byaba byegereje. Byiza nabonye ntabyo ntegereje, bibi bisigaye rure mu binkize. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha ntimuzababare. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha ntimuzatungurwe. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha naguhangayika. Ja Rastafari, ja Rastafari, Selassie. Bake muri mwe bizabababaza, benshi muri mwe bizabatangaza. Bati Karasira yasize abivuze, bati Karasira yari umuhanuzi. Umunsi uwo munsi mwiza, umunsi nzataha ntimuzababare.